Yes, Karija Omar Pano nanone kandi twizere ko mumeze neza cyane, twizere ko aho muherereye muri kugira impera nziza z'icyumweru. Cyumweru kiba cyararanzwe na byinshi ariko akenshi burya benshi ku cyumweru aba ari umunsi wo kuruhuka bakitekerezaho akavuga ati se ndatangira ikindi nte. Sibyo Karija. Ndo yabona. Ari ibintu biba bisanzwe bipanze bwo gutekereza uko uzatangira icyumweru ubwo wenda gukora ako ka siporo ukajya muri sauna massage ugasura inshuti hanyuma ugategura wenda niba ari umwenda n'ibyo ngibyo naho ubundi se kumenya uko kizagenda biterwa n'akazi ukora. Hari abategura muri weekend, hari n'abakora muri weekend. Yego nkatwe rero urabizi ko nta kuruhuka. Yego weekend ziri igihe iboneye. So icyumweru kiba cyararanzwe na byinshi Karegeya. Uyu munsi unyemerere nkunyuze mu bintu byinshi ariko kugira ngo amasomo agenda asigara biba ari byinshi biba byaragiye biba ariko numva nibutse ko ntumbajije uko oya ngiye kukubaza wowe icyawe cyagenze gite ariko n'ubundi nagize amahirwe ngewe icyo nita amahirwe ni ukuba umuhigo nawe uhiguye. Hari umubyeyi witwa Mediatrice utuye Buyoga yabaye umuskuti wacu ubwo nari komiseri wa Byumba afite ubumuga. Ubwo rero abari bashinzwe district ya Buyoga barampamagaye barambwira ati uyu mubyeyi wamusura. Ubwo rero byabashije gukunda na Dani turagenda sura umubyeyi tugerageza kuganira nawe. Ibiganiro twagiranye nabyo bizacaho muri kino cyumweru gitaha. Okay, aho ni sawa. Ndumva ari byiza weekend itarapfuye ubusa. Sinzi mu mibyizi wenda niba ari agashya wenda wadusangiza uri hano kuri Pano. Urabizi ko abantu baba bafite amatsiko yo kumenya amakuru yawe ariko niba nta nako ni ibijyanye n'amakuru ya caracaraga tuse nta kidasanzwe rwose nta yego ariko yari menshi nubwo atarashyushye nuko ko habayeho imanza za b'abakobwa bagaragaje ubwambure ngira ngo haburanye umukobwa n'abahungu babiri. Wa mukobwa nawe yego n'abahungu babiri abandi bari muri rehab. Uribuka ubwo nta rundi rubanza Nzizera yaraburanye Inyamirambo. Nta kindira cy'urubanza yego hari byabaye byinshi cyane. Uribuka wa mwarimu wundi waza ari umwarimu basanze muri fawe yambaye uniforme yego uwo ngo turaza kumugarukaho z'abakobwa yego umucamanza afashwe. Ariko hari n'ibindi muri ntuzo rwose hari n'ibya ntuza n'ibya Pastor Mustetsi biracyatrendinga. Haraza ama episode yatanze version ba Bishop Gerard ba Sandrine hari byinshi biba biraho. Ni byinshi hari umurundi bafunze yambaye Visit Rwanda abantu. Ni byinshi cyane kabisa. Ndetse n'ifunguro rya USAID naryo ryabaye rinini cyane cyane riracyari na rinini kuko ingaruka turazitangira ku wa mbere. Abatakaje akazi abatakaje ubugati abafunaga inkunga tusa. Anyway ubwo nyemerera rero nyine muri ibyo ngibyo gake wenda kuko byose bigenda bitanga amasomo. Umugore w'iby'abana niwe nanjye guheraho n'ubundi ni ibintu twumvise bidasanzwe ugenda kiba abana. Numvise n'umuvugizi wa Riba bivuga ati abagabo rwose mugabanye ikintu cy'uburangare ni gute umuntu ashobora kukubeshya ko atwite akarenda agera igihe cyo kubyara umwana agiye kujya kumwiba. Ejo kuwa gatanu nandikiranye na Murangira yatanze ubutumwa bwiza kuko byo n'uburangare bw'umugabo. Ntabwo wararana n'umugore ufite inda ngo irindi mara amezi 9 utabizi kuko umwana mu nda hari aho agera agatera imigeri. Iyo wegereye nyina akageri urakumva hanyuma kindi ubundi se umugore wawe ajya kubyara akarida sohoka ibitaro utahageze. Harimo uburangare byaterwa na natire akazi uriya mugabo akora ariko harimo uburangare. Ntabwo umugore yaguhisha ko atwite ngo birinde bigere aho byara akubeshye n'umwana. Cyo ni kimwe. Ibindi nabwiye Murangira rero nuko ubundi
murangira icyo namwongereho nicyo gihe cyo n'umugabo yakabaye aherekeza umugore kwa muganga. Ariko nanone bivugwa ko uriya muryango umugabo yari afite abana 4 umugore azana 4 yego abo bantu bakaba mu makimbirane ngo umugore ntabyara kweri abana 8 ntibahagije akarinda ajya kwiba akarinda aho agera kwiba ariko kujya kwiba hari abavuga ko yababaho mu nkeke z'umugabo ko atabyara kandi bafite abo ngabo 8 vraiment byakabaye bihagije urugo rurimo abana 8 mushakamo abandi naho ibindi by'uburangare byo kuvuga ngo umuntu ngo agutwariye umwana agiye kuri moto wuje n'igare ubundi ibyo abantu kubaka icyizere biravuna. Umuntu wakwishyuriye ibitaro avuze ati zana umwana mukikire ashobora no kuvuga ati zana murarane wowe taha cyane byashoboka kuko uba waramwubatsemo icyizere umuntu wifata amafaranga ye akishyura ibitaro yishyurira umubyeyi atazi. Uwo munyampuhwe rero no kumwizera ukamuha umwana nta birenze gusa nyine abantu bakabaye bava kuri iyo pressure yo kuvuga ngo sinabyaye. Kutabyara urubyaro rutangwa n'Imana cyangwa se akaba arimo ibibazo by'uburwayi mwakabaye muvuza ariko socialoma urugo rurimo abana 8 ntabwo rukeneye abandi bari abantu barapfa ubusa. Nuriya mugore niba yaragiye kwiba abana kubera inkeke z'umugabo ngo ntabyara murangira avuga ko aribwo bwa mbere kira cyaha kibaye cyo kwiba uruhinja akaba ari undi mwana bibye bamaranye imyaka 5 ariko uwo bamwibye utamukeneye nta kirego cyatanzwe urumva nyiri umwana ntiyigeza ni nk'aho bari bamukijije umuzigo nyiri umwana nta cyo yigeze avuga umwana bamumaranye imyaka 5 ubwo yabaye iwabo ariko nawe ni umwibano ubwo rero igisigaye ni ntuza ni nuriya ruhinja uriya mugore bamwitandera Florence urumva ni ikibazo ari umugabo umushyira ku nkeke ari umugabo umugore abeshya ko atwite ntabimenye harimo uburangare bwinshi cyane kandi hari ubundi buryo abantu bakemura ibibazo. Umugabo agojeje ku nkeke kubera kutabyara hari uburyo ushobora guhamagara imiryango ukamwumvisha ko abo ngabo bahagije ukamwumvisha ko ari ikibazo cy'uburwayi cyangwa mugashaka abaganga ariko ntabwo byageraho rwose apanga kujya kwiba umwana byarigeze mufite abandi kandi n'abakiri batoya abantu dufite imiryango myinshi yihanganye. Hari ababyaye bamaze 15 hari ababyaye bamaze 10 hari n'abatarabyara bakihanganye ariko nuko nyine bo ni societe nyine ni amasomo nyine tuvana muri societe. So icyo ngicyo ntabwo ndi bugitindeho cyane ariko wenda icyo nshaka kukubazaho uwiba umwana unyiri kwiba umwana turengeje amaso ko yakoze igikorwa cyo kwiba ngo ntiharimo igikorwa batamwiba ngo amugirire nabi ibyo byose twabimushimira ariko byine mu mategeko no wibye umwana ntihagire umurekaramo ubukoze igikorwa cy'urukundo ni nkuko watoragura ubwana ku muhanda nkuko wagenda ugafata marine nk'ebyiri ukazijyana iwawe kuko ni umuntu babyita les enfants non accompagnés ni umwana utagira gikurikirana ariko uriya we yamwambuye ukimukeneye aho niho byabereye ikibazo. Iyo nyiri kwamburwa umwana iyo nyiri kwibwa umwana yicecekera Florence ntacyo ari kuba abazwa kuko urumva uriya yatanze ikirego bimara n'igihe hafi ukwezi kurenga bashakisha urumva rero nawe yarababaye kandi hakurikiraho nanone no kubura umwana ukivuka bigira ingaruka kuri mama uwamubyaye amashereka iki na trauma. Ese we yagiye kubwira iki umugabo we ibaza ugiye mu bitaro ugataha nta mwana warujuje kubyara wenda nta mugabo afite kubera ko sinibaza ko abaye afite umugabo ntibaba barakeneye ko hari umuntu uza kwishyura ibitaro abaye anahari yaba ari sugabo kuko umugore wawe ntiyabyarira mu bitaro akoresheje mituweli ngo ubura yo kwishyura ariko ibyo byose ni ukubyibaza ariko sosiyete yamubonye atwite se ubwo uzi ibyo babaga bamubwira abahanganye nabyo cyane yego
ndagihuza n'ubundi ariko ntabwo bihura neza, ariko nacyo kiri sociale n'iki ngiki kijyanye n'umwarimu basanze yambaye iniforme y'abakobwa muri fawe. Nabonye uburyo yari yarimereye umwarimu rwose. uriya mwarimu ararwaye umutwe afite ikibazo cyo mu mutwe ko yahoze ari umwarimu justement yikura ku kazi ngo yamaze amezi 6 adatonda. Hari n'abambwiye ko hari n'igihe yazaga agataha umunsi atawurangije. uriya mwarimu mubanza nuwa za Kayonza zo hirya za Ndego, ariko ntabwo afite ikibazo cyo mu mutwe ikihungabana. Ntabwo waba uri umwarimu ngo ujye kwambara amajipo y'abakobwa, wari umukozi ushoboye. Dore uko bambwira baragira bati Gahini segiteri Gahini, akagari k'Urugarama, umudugudu wa Kumuyenzi, ku itariki 6 z'ukwa 2025 saa 2 mu kigo cya Fawe Girls School hafatiwe umugabo witwa Mutsinzi Jean Dodier, imyaka 35, utuye mu murenge wa Murama, akagari Bunyetongo, umudugudu wa Gisunzu. Akaba yafatiwe muri Fawe yagiye kwibamo, akaba yaravuye na Rwamagana, naho mu kigo yibamo yagerageje kwiyoberanya yambara imyambaro y'abanyeshuri bo mu kigo cy'ishuri cyitwa Artisan de la Paix, yambara umwambaro w'abakobwa. Uyu rero bise suspect avuga ko yahoze ari umwarimu mu kigo cy'ishuri cyitwa École Primaire Kiyenzi. Ahangaha Kiyenzi naho ni muri Gahini, hafi ya Ntuza. Rero acungiwe umutekano, bararoterema acungiwe umutekano ku murenge hashakishwa. Uyu mugabo aho yigishaga rero kuri École Primaire Kiyenzi mu murenge wa Gahini, uzamukira kuri Fawe ugana kuri kaminuza ya Rukara, UR Rukara College, wagera mu gasantere bita Kiyenzi ugakata iburyo ugahita ugera kuri École Primaire ya Kiyenzi, niho yahoze yigisha. Rero ubu ntabwo ariho akigisha, yikuye ku kazi. Bivuga ko yazaga ku ishuri akererewe, akahava igihe kitageze, akagenda agakubita amezi 6 ngo ataza ku ishuri. Bigaragara ko mu babyemera, umwe mu baduhaye amakuru yavuze ko ari Ntuza, haba harimo na Ntuza na karande y'iwabo. Karande y'iwabo niko bavuga. Urumva yarigishaga, bageraho baramusezerera. Ikigaragara nuko ntabwo ari muzima. Yego niyo waba umujura kabombo, ariko guhita utekereza kwambara uniform z'abakobwa, ahubwo ngira ngo ni inshakura. Oya, ni uburwayi. Ubuze wari umwarimu ukikura ku kazi ukajya kwiba, ubundi hagati y'ubwarimu n'ubujura se umwuga ni uwuhe? Buriya uburwayi bwa mbere kwikura ku kazi. Narakubwiye ngo depression ebyiri zibaho za mbere ni ukubura akazi no kubura uwo mwashakanye. None we yakikuyeho ajya kuba umujura. Ibusi aya majipo ibusi ubundi mu kigo cy'abakobwa wakwibamo iki cyagukiza cyaruta umushahara wa mwarimu? Ni ikibazo. Si ukugenda ureba imyenda yanitse, amakariso, amashati, amasutiye, amasogisi n'amagutiya, wenda ukiba n'inkweto. Inkweto wakwiba paya zingahe byaruta umushahara wa mwarimu? Ashobora ikibazo koko. Afite ikibazo urumva. Nibyo abantu bagomba kureba bakamuvuza. Hari imvugo yamamaye yuko umuntu udafite ubumenyi ku muco ndetse no kubimukikije aba ameze nk'igiti kitagira imizi. Hari ubumenyi tudakura mu ishuri, ahubwo tukabukura mu buzima busanzwe. Ubu burimo ubumenyi dukura mu bikorwa nko kuganira n'abantu, gutembera, gusura ahantu nyaburanga. Ubumenyi nk'ubu nibwo butangwa na kompanyi nka Jacana Birding Tours, kompanyi itanga serivisi z'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije, tourism, research and conservation. Aba usibye gufasha abantu mu bukerarugendo bwo gusura ibyanya bitandukanye nk'ibicumbikiye inyamaswa z'amoko anyuranye by'umwihariko inyoni, banatanga amahugurwa mu by'ubukerarugendo, cyane cyane mu guha amahirwe yo kwimenyereza umwuga abize ibijyanye n'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije, haba mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza.
ku bakeneye amahugurwa mu by'ubukerarugendo bisaba kuba wararangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, kuba wararangije amashuri yisumbuye cyangwa se waranarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Jacana Birding Tours ni impuguke mu byitwa avian tourism, impuguke mu by'inyoni. Serivisi zose wakenera mu by'ubukerarugendo barazigufashamo, haba gukodesha imodoka, gutembera ahantu hatandukanye muri kajugujugu, ibirebana no kubikisha imyanya muri hotel n'izindi serivisi zose zikenerwa mu bukerarugendo. Aho ushaka gutemberera hose hamagara Jacana Birding Tours kuri 07 84 65 68 cyangwa se ubandikire email kuri jacanabirding@gmail.com. uvuga iki kuri uyu mucamanza wafunganywe n'umugabo we? Umucamanza unfortunately inkuru banditse ko yes ko umugabo ari wikitso ku cyaha. yabaye inkuru yabaye nk'incangamo uretse adresse localisation. Umugore bavuga ko yari umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Gatunda ni muri Nyagatare cyangwa Gatsibo, ariko ni Nyagatare. Yego. Ariko umugore atuye Isake muri Ngoma. Ni na ruswa cyekwaho wayimuhaye ari Isake. So icyo ndi kwibaza rero, niba yarariye ruswa ya Sake bakamwimurira Gatunda, ariko bikaza kumenyekana yarayiriye ego, ariko no kumufata bamufatiye Sake. Umugabo we w'umukomisiyoneri, ibyo ngibyo ndazagera ngo nze gutangaho n'isomo. Yego. Uriya mugore witwa Delphine n'umugabo witwa Rwarinda Theogene je crois, nabo muri centre ya bahita Gafunzo muri Sake. Umugabo we afite iduka, uwo mugabo Rwarinda ashobora kuba afite iduka cyangwa rijyanye n'amateleviziyo, kuyakora kuyagurisha ibintu nk'ibyo. Akaba yari nka komisiyoneri w'umugore we. Ibireka mbivuge kugira ngo n'abagenza cyaha mu bijyanye na ruswa, ejo bundi kuwa 2/11 kuwa 2 hazasohoka CPI. Tuzaturi kumwe na Transparency, nabwo tuzakora n'inkuru ku bijyanye na ruswa. Ariko abantu bagenza ruswa hari ibintu birengagiza 2 cyangwa 3. Ubushize nabivuze kuri ya case ya Bugarama. Yego. Icyambere nuko kugenza ruswa utakarebye ndivide kataga kundi, agendana nande, asangira nande, umuvandimwe we, umwarimu, umwana we, uwo bashakanye. Abo bantu bose ugomba kubashyira muri zone. Igihe uri kugenza icyaha cya ruswa, ugomba gukata nibura abo bantu begereye uwo muntu, abayibitsaho, abatanga nimero. Muri corona ntubyibuka ko iyo umuntu wagufataga umunyerondo cyangwa undi, nari buvuga amazina, yaguha ngo genda yahuriye mu agent. Urumva ruswa muri corona, ruswa mu muhanda zahabwaga aba agenti kugira ngo bataza bakayibusangana, yenda uhereze uriya mu agent nimugora akaza gutanga veriso cyane. Undi hari n'uwo bigeze wavuze ngo genda ushyire munsi ya ririya buye, bavuganye 5,000. Yego. Agenda munsi ya ryabuye ahashyira 500. kandi undi yagiye azuguza umutwe. Hari n'abajya kurya ruswa bakabaha amafaranga y'ibicupuri. Yajya kuyaguramo ikintu akaba ari we bakwata, bati wayakuye bayamuhayemo ruswa. Impamvu mvuze agakundi, ibi bintu Transparency irabizi, nabitangiye muri za 2000 nari ntaraza no mu itangazamakuru nka za 2010 Yego. Ruswa icyo gihe havugwaga ruswa mu bantu basaba akazi mu bwarimu mu ntara y'Uburasirazuba. Rwamagana, Kayonza, Gatsibo, Nyagatare byaravuzwe, inkuru zaranditswe. Ariko muri Gatsibo wajyaga kureba ugasanga komisiyoneri n'umucuruzi ni ufata amafaranga ya directeur cyangwa se ushinzwe uburezi akayabaha. Baravuga ngo ugenda urebe muri boutique runaka imeze gutya, ndara boutique vacant wa rouge chez Monsieur Mugenzi, umuha amafaranga. Nimugoroba wa muntu akaza kuyafata. Yego. Irwamagana bakagubwira umucuruzi w'ikarenge. Iyo ni case zimwe. Abandi konte z'abagore.
niyo mpamvu nkubwira ngo kugenza icyaha cya ruswa wireba konte y'uwo mukozi uri gukurikirana Yego. reba niza abafitanye nawe isano hafi aho uzi kujya kureba umugore wanjye ugasanga yafashe verisoma y'ibihumbi 500 bivuye kuri Dani umugore wanjye ataziranye na Dani na Dani uko bigenda kandi wamubaza utese uyu Dani tikado ukamubaza yaguhaye amafaranga y'iki agakanja amanwa uramuzi se reka da wajya kureba ahubwo ugasanga Dani ni ishumi y'umugabo yakaregeye abantu benshi bagira amafaranga muri ubwo buryo niko kwa kundi witwa ngo abashumba inzi kandikwa kuri local defense ari ya gitifu umukozi wo mu rugo ukumva ari kujya kuvunjisha amadolari 5,000 ahembwa 20,000 iyo niyo mpamvu kugenza icyaha cya ruswa ubundi gukata agakuri niko keza agakuri ni kimwe icya kabiri kuko urumva iyi case ya Delphine na Rwarinda niwe abatanga amafaranga bagombaga bayanyuzagaho ni lazima kandi ntabwo ari Ntabwo ari case icyitso. ntabwo ari case yonyine ikibazo nuko hari umugabo wari ufite urubanza rw'amasambu yego yizeye ko azatsinda ashaka n'umwavoka yego ariko uriya Delphine umucamanza ngo abwira umwavoka ariko wowe urabona urubanza warutsinda kweri gutyo gusa noneho umwavoka abibwira umukiriya we abibwiye umukiriya amubwira ati no nizeye ko nzatsinda sinkuba ko ntanga amafaranga yego hanyuma birangira rero umwavoka cyangwa n'umukiriya we bafatanya n'inzego Delphine ati mugende muyahe umugabo wanjye barabakwata ese kumbe barabakwata ntabwo bahise babafata nyuma imodoka yaraje irabapakira ubwo habanje izindi nkete yego ariko abantu niba byumve transparency byumve RIB byumve polisi byumve ntabwo kugenza ruswa wagenda ureba umuntu izindi ngingo ebyiri nazivuze kuri case ya Bugarama yego kugira ngo umenye inzira ya ruswa 1 kuyitanga yego uyitanga uratrackinga inzira ze z'uburyo asohora amafaranga aho amafaranga asohokera ukahabona iyo ubonye aho amafaranga yasohotse ukabura aho yagiye yego question mark niba umuntu nawe kubwiye umuntu arotiye 5,000,000 nta hene aguzemo nta gitenge cy'umugore nta minervare y'umwana nta deni yishyuye ayashyize kandi asanganwe ikibazo gipendinga case ya Bugarama arawe mushiki we mugore we abo ibyo rero mu gutanga amafaranga kuko Rusizi yo hari n'indi case nzi mpazi ya mu murenge wa Nzahaha y'umugabo wafashe abana ku ngufu 5 aragenda amara amezi 3 kuri RIB tubona abana baje gutanga ubuhamya ariko akiraho binyuranyije n'amategeko ariko udusambu urubanza rwagiye kuba maze kugurisha udusambu 5 muri ayo masambu 5 nta n'ihene nta n'igikwasi kumva tubivuze ngira ngo hajemo karado nabibwire nakoze inkuru ebyiri karadira byumva bumva barabihagurukira birangira urubanza rubaye abana 5 raporo ya muganga yabwiye ababyeyi ngo mwababyeyi nimwitahire abana banyu ntaho mutandukaniye ngombwa ngo nabo babaye abagore nkamwe ariko uwo mugabo yagurishije ibintu byinshi nta wigeze akora iyo etape avuga ngo ibintu ugurisha ubishyira he ni ingemuse case rero umanutse rero mu Bugarama ibyo nakubwiraga yego ubanje kureba ngo quelles sont les dépenses na hano hagati ya Rutsiro na Karongi kuri ya case ya Benuje njyanama yose yego arewe umuntu kumva agurishije inzu ya 200,000 nta n'ikibanza cyeshana guzemo aho niho abantu bakabaye bareba ko gutarakinga ruswa ni ukujya mu mizi rero ntago wareba jarasi ushobora kurya ibihumbi n'ibihumbi ntugire n'ipantaro uguramo cyane ntihagire n'ibica kuri mobile money yawe nibige no kuri konti yawe ariko wajya ku banyoko bukwe ugasanga hariyo firizone nk'icu cyane nyoko bo kwakuragiriye nuko ubwo nuvuga ngo trackinga ngo yarotiye angahe yakiriye angahe ari hehe iyo ubona amafaranga ukabura irengero ku muntu nk'uwo aho niho uhita
uca akaziga ukabanza umubaza ngo quality wayashyize Yego. nayaguze inka iri hehe nishyuye minerivare border iri hehe gutyo nishyuye kanaka tumuzane ya ubwo ni etape kuyitanga Yego. uyakira rero ubushize nakubwiye urugero umuntu wakiriye ruswa ku 15 abantu baramajize imishahara Yego. abafundi yarabirukanye kera Yego. ishanti yaramezeho urubobi ukajya kubona ukabona azanye hoho ebyiri zipakiye kayumbu n'ebyiri zipakiye mpunyu kuri shantiye rakenze mwa wajya kuri banke ugasanga hariho bibiri hari hasigayeho bibiri wajya hoho ebyiri za kayumbu cyane munyu nziza isigaye ni yahe Kabgayi Kabgayi kabisa ibyo nisawa uhita ubibona niyo mpamvu uriya mukobwa nyina wuriya mukobwa yego ejo tuzasanga yasize irangi uriya mukobwa baregaga sibo ntabwo amafaranga ntabwo yihishira ntabwo azamara amezi 3 ataguze wagisi akuye i Bukavu yego nubwo imipaka ifunze inza zayisiga irangi urabyumva yego azishyura amadeni cyangwa agura intebe nshya nka queen ibyo byose ugomba kubireba so rero binyibukije donc iyi case ya Delphine inyibukije nge ntaraza mu itangazamakuru n'ubundi nakundaga gukora utuntu twa investigation ku giti cyanjye abantu benshi diregiteri ushinzwe uburezi ku karere cyangwa ku murenge batangaga konte z'abagore babo n'ubu ariko icyo gihe ruswa yari itaraba icyaha kidasaza ko na ribu yari itarabaho kirasaza ubu ngubu nako icyo gihe cyarasaza n'ubu ugiye kuko kuri konte ntigisibamo ugafata umugore wa runaka ugatrakinga konte ye kwanza na financial intelligence center yari itaraza nayo yaje nyuma ugatrakinga konte y'umugore runaka washakanye n'umugabo ufite responsibility runaka uwo mugore ukamaza ukazana historique yose ukajya umubaza ngo aya yavuye kuri indi benshi ntabazi ntabazi nuko bati verisa ugine uze tuguhe nimero indimero ni ya madamu ntazuverishije memu na momo cyane ahubwo ati uhekana kubwo ni hahandi afatira burushete cyane gutyo so rero niyo mpamvu ndimo ndabishima ko nibura iyo etape iragize kuba umucamanza afunganywe n'umucuruzi ariko umugabo we uwo bararana uwo babyarana ntabwo ruswa ntabwo ishobora kubamo inzira ya ruswa ntishobora kugendamo abantu babiri gusa abari sheni nubona umugabo ufite umugore w'umugitifu w'akagari ubwo mu myubakire amafaranga ajya ku mugabo hariho narinze ariko yarapfuye amusore ebana niwe wakiraga y'umugabo ni nawe wajyaga kureba aho ubaka mu kajagari agahita ahamagara umugore we umugore akaza yamara kwemeza ati ni akajagari ubwo rero yaca amafaranga ati muhereze uriya mugabo abagore b'abayobozi ndavuga mu z'ibanze cyangwa abagabo abashakanye nabo nizo nzira za ruswa ubwo rero batangiye gufata umucamanza n'umugabo we kandi umugabo ari umucuruzi adaca imanza kuri kese y'urubanza niko bimeze nizo ingingo y'icyitso yo ikintu uri kuvuga ruswa yo habamo sheni biragoye ko yarya gutya papa nubona komanda wa daso yubaka kadastre menya ko ari ya meya cyangwa ari ya gitifu wikwirwa utinda nujya gutrakinga uzasanga komanda wa daso n'isambu yo waba atarigeze ayigurisha azavuga se ko yakwiye nta credit afite muri banke nta mugabane w'iwabo yagurishije iyo nza yikuye nibashaka ngo baravuga ngo ntawe uyoberwa umwibye ayoberwa hamuhishe ariko ushaka gutrakinga neza inzira ya ruswa nibura havuga ngo ahantu havukiye ko ruswa wakabaye ufata abantu 5 abayizi ko yayifashe abo yayinyujijeho abo bayisangiye ibyo byose abari gihano naho kuvuga ngo twayabuze nigeze kubibaza umuvunyi wungirije akiri Clement bavuga ngo gusobanura aho wakuye imitungo yego ariko ntabwo abafata ruswa bose bayishyira mu mitungo ushobora kuza ugasanga dizero cyane
ariko nyanywera ka Hennessy cyane rwose cyangwa nkayaguramo ka congo rwose nkaguramo baze nkashakamo inshoreke 5 uzaza ubona iki ariko nivuze ko ntayiriye ntabwo bigomba kugarukira ku mitungo ni ibirumbaraye physique ariko ushobora gusanga umuntu yikungaza socialement ushobora gusanga buri weekend nkodesha V8 nkajya Gisenyi kandi ndi Garini imodoka irimo abantu nka 6 cyane rimwe mu gihembwe nkinaga Dubai uzaza gucunga imitungo ubure namba rwose ariko nivuze ko ntayiriye n'uyu Delphine ubwo nuko buriya ushobora kujya kwa nyina ugasanga ya mukecuru afite inka nziza we reka dutegereze wenda wabona abaye n'umwe ntabwo ari we wenyine ni benshi no muri kariya gace mvuga ka Sake si we wenyine n'abandi barahari ni nk'uko Bugarama kuri kesi ya Sibo yego njyewe umpaye umwanya ibyumweru 2 nakwereka abantu 5 bari muri iriya diro bariye kuri ariya mafaranga bakinnye iriya diro yo guhimba bira bipapuro kuko icyambere ubushize arya ni wowe wambajije ngo babimenye ntabwo ushobora gusanga batabaza kuri KOP oya bajya icyambere nabonye hari bajeho barakwikoma wabigize ubwo pasono se ndabazi ngo kese ngo ikwijyamo ngo uragaragara ko ngo wayigize yawe iriya ya Sibo se ngo hari icyo mfa na Sibo cyangwa hari icyo mfa n'uwa mutanze ngo no guhishamo Sibo oya ntabwo ari gushyiramo Sibo niba umwana yari mukuru Sibo se we yakurikiranye wamuhamagariye inzego se zipfa guhamagarwa no ushobora gusanga ikosa ari ryo uhamagaye inzego umukobwa yarasanzwe akuze yego cyane Sibo akarya iriya minsi yo yakamama nese nge nishimiye ko Sibo kumugabo atakazi agafungira ubusa n'iryo faranga karitangira ubusa voilà bashaka kumuhombya wenda umukobwa yarasanzwe akuze icya kabiri ura mukobwa wasanga atari n'ubwa mbere ategeye muri kariya kabari nejo bundi tuzamubona uranyumva icya kabiri kuzana igipapuro ngo yujuje imyaka ntabwo tureba umwana nibatwereke naho nyina yabyariye ko bimacinga na cya gipapuro byose babyibuka Sibo se nabamfiki nabo ahubwo Sibo baramurenganyije yagombye gukurikirana uhamagaye inzego ko babasanze umwana ari mukuru wa wundi uhamagaye inzego nawe amafaranga Sibo yatanze akayatanga cyangwa akajya aho yashaka kumushyira Sibo se nabamfiki nabo nuko bigenda no Sibo yaguye mu matsa Sibo icyo yazira n'umunwa niba ari we wahamagariye wa mugabo wari waje kuvovora agakwavu k'ishyamba noneho ikikundi kirimo na Sibo kigahamagara umugore we akaza kubamba ku muryango abaye ari Sibo wabikoze abaye ari Sibo yazira amagambo ariko ntiyahanishwa miliyoni zingana kuriya ntiyahanishwa kurara rwa ntambi gufungwa iminsi ingana kuriya cyo nicyo agakurikirana uwo mugabo ese iyo vengeance yo kuki bitareshya niba umuntu ahamagaye umugore wawe kuri kuvovora agakwavu k'ishyamba bagasanga kari kageze kuribwa wowe ni ngombwa umupangire kwihimura gufunga noneho wowe uhamagare ari kuvovora kadakuze no iyo mico igomba gucika mayidiya kuko ariko kandi iriya kesi nayigize ndende kubera ari Bugarama ko Bugarama ihorana udushya nyine buriya wasanga na Sibo bari gupanga undi mugambi uzaba ureba ubudasa kabisa bizaba nk'ibya Semuhanuka na Muhanuka uzasanga uriya mugabo watanze Sibo we bazamupangira kurya byakurya kanwa kwa kuri Semuhanuka bamusanganye amaraso ku munwa yariye umwana kandi ari urukwavu babaza hariya udupangu nk'utwo turahahora ariko sino ntacyo mfa na Sibo se yarapangiwe oyabwo n'abandi babyumvireho ariko kuba yarapangiwe bigakunda nuko ari societe irwaye ari uwo mugabo wahamagaye inzego ari izo nzego n'iriya minsi amaze ari nizo zakira icyo cyangwa ntizige kubaza ngo twereka aho nyina yakoresheje consultation prénatale tubihuze uri kubyumva kandi uriya mwana nakubwiye ngo tumutegerereje mu gususha kandi ninamumenya n'ibindi tuzabikurikirana nejo ushobora kuzamusanga hariya kuri ariko noneho bamuhaye ubwo afite cyangwa cyujuje imyaka bwo noneho yemerewe kuhagenda bose pe yewe shawe uravuga umuntu akagira ngo nicyo bamuhaye uyu murundi afungiye kwambara Visit Rwanda ni Nyanza ngoya ni Nyanzarake mu ntara ya Makamba
ese ariko biriya se ariko Burundi ku kintu cy'u Rwanda rwose uribuka ko na kipe yabo muri South Africa yikuye mu marushanwa ntago ariko baremereza ibi nuzi bwo kwambara bihuriye koko kwambara bihuriye kwamamaza nyine igihugu ariko umwenda yarawuguze ubusa ama-t-shirt tuba twambaye yamamaza imitwe yo muri Amerika yo muri za Colombia no ibyo ukabihora umuntu kweri ukanamufunga vrema kera ni ibibazo iyo hari ibibazo kananga akagera hari umuhungu bahaye rokarasoma aza ku ishuri ryacu avuye i Gatovu none basanga yishushanyijeho Croix Gamme ni wa musaraba wa Hitler yego yarawishushanyije umuhungu baramufunga ngo urumva hari muri 90 na rimwe yego intambara y'inkotanyi yari yatangiye baravuga ngo uwo musaraba wa Hitler ngo niba Kigeli uyu mwami watanze ngo niba Kigeli nawe awambara ngo niba aricyo kirango cya Kigeli umuhungu baramuzironda yahize umwaka umwe yahavuye nabi byaranamwokamye yarasaze uwo muhungu yarasaze atoragura amashashi muri za Ngororero uwo muhungu ndabyibukaza bavuga ngo bamufunga bamuhora icyo kimenyetso cya Croix Gamme we byari ku mubiri ngaho ibaze ugiye usoma ku byanditse ku myenda y'abantu wabamara sibyo se wabamara pe ubu dufata abantu bose ibyanditse ku ma-t-shirt yabo tubibahore oya ko abantu bashira iyo ni imyumvire iri hasi cyane abantu bashira ubwo nuvuga ngo no mu maduka rero ubwo nta TVR y'u Rwanda wahasanga icyayi cy'u Rwanda reka da cyitwa Rwanda ngo ni ikizira umwana n'abavoka be baragiye bati umupira nawuguze aha nahange kubereka n'umucuruzi wenda icyo atari afite ni fagitire kuba yawuguze muri Caguwa kira rero ni cyerekana ari abantu ari uburyo bwo kuremereza ibintu Visit Rwanda kweri rero nanjye akanzakaze akakavuga ikina guze ni kigaragaza donc umubano w'u Rwanda n'u Burundi harimo ibibazo bya politike ariko abantu bashaka kubigeza hasi no mu baturage ubusu wayiranguye niba yaraguze nk'udupira 100 ubwo muri make bamubujije abakiriya kandi yarashoye kandi n'umuturage wabo kwambara Visit Rwanda ubuse bajye mu masoko bamene indagara ngo ni indundi hanyuma niba bizimena abaturage babo baburare inzara yica abantu ngo kuba ko wanze ko bari indagara z'indundi ariko oya hari ibintu byo kurengera ufite ibibazo bya politike byagombye kuguma mu banyapolitike abaturage bakaguma bagenderana bagira gute ubwo nuvuga ngo noneho ufite diplome y'inyarwanda barayica yewe ubarwa ikirere kiri kugenda gihinduka gira iki kivugaho kuko USAID nzabikora nitonze ariko ni ikintu ni shoke nini cyane yego bahagaritse ibikorwa mu gihe cy'amezi 3 nyuma ya 3 nibwo bazavugura bamenye ibihugu bagomeza gukorana nabyo ariko ni shoke cyambere batunguranye hari imishinga myinshi y'abafite ubumuga y'urubyiruko imishinga yo kwigisha abana gusoma yo gutanga amazi ngaho abakozi ejo uri ku itariki 7 bati cyane ari abayikoreraga amakonta ubwo so sinzi rero biriya ariko ni ku isi yose ntabwo mbivugira ngo na hano ngo biki ni ku rwego rw'isi ariko ikigaragara harimo inyungu ariko harimo no guhubuka ku rwego ku buyobozi bwa Trump kubera ko ubundi ibihugu bikize gufasha ibikennye ni nko gukumira ibibazo kuko bya bihugu bikennye abakene muri ibyo bihugu bazaba menace kuri ibyo bikize so kuba hari icyavaho ubwongereza nabwo burifite UKAID so kuba ibyo ngibyo gufasha abantu bo mu bihugu bikennye ni ukugabanya ibibazo by'isi kandi isi na Amerika ituye ku isi yego keretse nijya mu kwezi sino ibibazo byo muri Thierry Monde
bigomba kugera ku banyamerika. ariko Trump nawe muri politiki akagaragaza ko uko kuba bafata umwanya munini muri icyo gikorwa bigira ingaruka ku bene gihugu bo batagira icyo babona. kandi perezida arebera igihugu cyane ntabwo imyaka uzi ko USAID imaze imyaka irenga 60. yego nase ubu ngubu nibwo abibonye ni bo urumva hari impact nyinshi tuzabireba tubisesengure kimwe ku kindi, ariko nayo icyambere ni ukwikururira abanzi. Icya kabiri wabonye ko abadepite bo muri leta zunze ubumwe za Amerika batabishyigikiye. yego none se ubwo abadepite se ntibahagarariye abaturage cyane? none se perezida ahagarariye abaturage kurusha abadepite? abadepite nizo ntumwa none niko zitabyemera kuko buriya ofete USAID ivuga ngo USA International Development. yego bivuze ngo muri iyo mishinga yazaga yo gufasha y'iterambere hazagamo n'abakozi ba USAID ba Amerika bafata uwo mushahara kandi bakajyana n'amakuru. babyumvise? yego n'inteko zazagamo. ubwo cana yo kugira ngo Amerika ijye ibona amakuru iragabanutse. bizaca mu yindi mishinga, ariko amakuru yacaga muri USAID hakazamo abantu ba CIA, hakazamo abahehe, ubwo birapfuye. yego nahise ubwirungutse. abadepite buriya bari abasaza baba bamaze imyaka muri politike bo bazi inyungu zagiye ziva muri uriya cano Trump ashaka kubuza igihugu. kandi birashoboka cyane rwose. birashoboka cyane. imigambi mibisha, abagambanira Amerika, abateroriste tusa, hari igihe babamenyaga biciye muri ziriya canoza. ariko ande hordosa no gufasha mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere cyangwa bikennye, bifasha ni ugukumira ni mouvement migratoire zijya muri Amerika. abamigrant sikone cyari ikindi kibazo, ari amafaranga UK yashakaga gutanga yatangaga ku Rwanda ngo twakire abamigrant, yakabaye yohereza mu bihugu bivamo abamigrant. yego none ibyo bihugu bigafata bariya ntibasohoke. ngaho ibaze rero noneho ukazakenera kuyatanga, bageze mu gihugu cyawe urashaka kuyatanga mu Rwanda, wakabaye warayatanze mu bihugu bavamo. nabyumvise. ibyo rero ntabwo ni nkuko, ariko se mvuge ngo iki, ni nkuko mu rugo runaka mwaba mufite ibyo murya, ibyo mutanga n'ibyo muraza. yego ibyo gutanga ukajya ubuhereza abaturanyi, abana b'abaturanyi, ibyasigaye ibishyuhije, cyangwa se yego babyumva. yego umugabo akabwira umugore ati ibi bintu simbishaka, sinshaka ko bari abana komeza kubaha ibiryo. nibirangira umugore akabihagarika, ukajya ubimena ushyira mu kimoteri bikajya induba. yego ba bana baraye inzara bazarara barira. yego nibarira nyina kubiti. yego warwana ceceka. hanyuma umugabo aho kugira ngo atahe mu rugo rurimo abana batariye barira bari kurwana na nyina, azajya ataha abana basinziriye. yego atakubita ibipangu, wowe wimanye bya biryo, igipangu kigusakurize, amarira y'umwana gusakurize, cyangwa uwo mugabo nagerayo agasanga umugore atatetse amutera urushyi, umugore nasakuza bigusakurize kubera bya bindi birakugarukira. nibyo Michel Eregisi wa mugani wa Pastor Vuningoma, nshuti wacu wo muri RCCDN. yego isi ntisakaye, ikirere ntikigira imipaka, kandi ikirere nicyo gicamo ibyo byose, amajwi imiyaga byose. so ni ukuvuga ngo rero ntabwo guhagarika kugira inkunga iva muri Amerika ijya mu bindi bihugu bishobora no kuramforusa imbaraga, kongera umubare w'abashaka kujya muri Amerika. yego kandi nabyo na Amerika nayo ntishobora gufunga ibiryango ngo bikunde. nabyo biryamyeho ibyango azakomplika ibyangombwa, ariko plus umuntu uri mu bibazo ari guhunga ashaka kujyayo, ibyo byangombwa azabishaka, inzira zose zicamo azabishaka. ariko iriya nkunga hari ibihugu yajyagamo, uwagatekereje kujya muri Amerika akabakora muri USAID cyangwa hari umushinga umufinansa, ibibazo bye bikagabanuka, ntabagitekereje kugenda. so rero urumva ni question iri complexe. yego nabyumvise. reka aho ngaho bariho minira ko ndikubona ikirere kiri guhinduka.
wenda kese zo ntizibari nyinshi cyane. Yeah. Hari umudokiteri wa Nyagatare. no ntabwo yitwa Nyagatare, ntabwo Wenda ko Nyagatare Dr. yitwa Nyagatare w'Iruri w'ibitaro Wiruri. ni Wiruri. nawe ariko uwamwishe yarafashwe, ariko ikigaragara ko yari nka gatumwa, nubwo havugamo amafaranga ariko yasa n'uwari watumwe. Nabyo tuzabikurikirana. Yego. So ni byinshi, ibyo byose ni bya bindi bavugaga byabaye muri kino cyumweru. Yego. So nuko nyine kandi tugisoje neza. Yego. Asante sana. So Jakana abafite abana biga tourism Babajyaneyo. muyigane. Okay, aho ni sawa. hari imvugo yamamaye y'uko umuntu udafite ubumenyi ku muco ndetse no ku bimukikije aba ameze nk'igiti kitagira imizi. Hari ubumenyi tudakura mu ishuri, ahubwo tukabukura mu buzima busanzwe. Ubu burimo ubumenyi dukura mu bikorwa nko kuganira n'abantu, gutembera, gusura ahantu nyaburanga. Ubumenyi nk'ubu nibwo butangwa na kompanyi nka Jakana Birding Tours, kompanyi itanga serivisi z'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije. Tourism, Research and Conservation. Aba usibye gufasha abantu mu bukerarugendo bwo gusura ibyanya bitandukanye nk'ibicumbikiye inyamaswa z'amoko anyuranye by'umwihariko inyoni, banatanga amahugurwa mu by'ubukerarugendo, cyane cyane mu guha amahirwe yo kwimenyereza umwuga abize ibijyanye n'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije, haba mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza. Ku bakeneye amahugurwa mu by'ubukerarugendo bisaba kuba wararangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, kuba wararangije amashuri yisumbuye cyangwa se waranarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Jakana Birding Tours ni impuguke mu byitwa avian tourism, impuguke mu by'inyoni. Serivisi zose wakenera mu by'ubukerarugendo barazigufashamo, haba gukodesha imodoka, gutembera ahantu hatandukanye muri kajugujugu, ibirebana no kubikisha imyanya muri hotel n'izindi serivisi zose zikenerwa mu bukerarugendo. Aho ushaka gutemberera hose, hamagara Jakana Birding Tours kuri 0784 65 68 cyangwa se ubandikire email kuri jakanabirding@gmail.com.